Yes, nongeye kubasuhuza kuri mwe mwese mudukurikirana kuri YouTube channel Ella Nation TV. Ndi King Ella Rwanda, ngira ngo murabizi neza ijana kurindi. Hari inkuru tugezeho kano kanya ivuga yuko umukire cyangwa se umuherwe nyiri B1 Gene yatawe muri yombi kano kanya ari mu maboko ataremwo kabyaramwe. Iyo tuvuze gutabwa muri yombi ni muri cyagiye nyine hari ibintu runaka wakoze by'ibyaha cyangwa se ibintu runaka ubukekwaho, bikaba ngombwa yuko aba gutaye muri yombi kugira ngo neza bakora iperereza barebe ese icyo ushinjwa cyangwa se icyo ukurikiranweho kiraguhama cyangwa se nikiguhama. Ni inkuru mbanye mu gitondo nabonye MI Empire kuri IG postinze barandika ngo nyiri uruganda rukora B1 Gene yatawe muri yombi akekwaho icyaha cyo gukora ibinyobwa bishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yemeje aya makuru, avuze ko rugeze ubu kugeza ubu haba umugisha afungiye kuri station ya RIB ya Rusororo, ndetse dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha ngo kabyaramwe. Iyo yavuze ngo dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha ni cya gihe RIB ibitakiri muri bya bintu by'ibiganiro ngo ese byagenze gute bakubaza ibiki n'ibiki, ahubwo ubwo yabyarenze RIB dosiye yawe igashyikirizwa ubushinjacyaha. Ni hahandi ujya kumva bivuzwe ngo umuntu yagiye kuburana cyangwa se bashyizeho umunsi runaka azaburaniraho mwo kabyaramwe. Abatazi B1 Gene biranagoranye yuko mwamutayize, ni uruganda rumaze igihe navuga ngo nk'imyaka 2 cyangwa se 3 hafi 3 rurimo rutrendinga. Ni inzoga yatangiye ari mu gacupa gatoya kugeza ubwejo bundi bakizeho icupa rinini mwo kabyaramwe. Ni inzoga yatangiye yamamazwa n'uwitwa Skaitu ndetse n'umuntu witwa Amajide Braka, biza kurangira uwitwa Jackie n'uwitwa Benovio bayigiyemo, nibwo nabo baje kubishwanira mu witwa Benovio n'umuntu witwa Jackie baje gushwanira kuri kino kinyobwa, yayiza kuvamo yuko umwe yirukanwa undi ahita ajya kwiyomeka ku muntu witwa Burikano na buri nguni, nabo baracyamamaza mwoka byaramwe. Ubwo bashyiragaho icupa rinini cyangwa se icupa risumbuye ku gacupa gato bacuruzaga nyine gato kamwe tumwe dusanzwe muri bya zanzuka twitanga ibyuma marikeri tumwe tugura 5 2 cyangahe, bagashyiraho none icupa rinini nakita ngo ni boto rigura mu 10,000, nibwo bahise bashyira imbaraga nyinshi mu kwamamaza kino kinyobwa. Uru ruganda ni uruganda rwashyize imbaraga zarwo mu gukorana cyane cyane n'abentertainer cyangwa se n'ibyamamare bigiye bitandukanye, dore yuko bari baramanuye uno murundi w'umuhanze umaze kuba yakora ugakoze music igihe kinene witwa Kidumu Kibido, bakamusinyisha kontra yo kuba yakamamariza runo ruganda rwa B1 Gene. Nago byarangiriyeho kuko bahise bafata numwe mu bahoze mu itsinda rya Dream Boys cyangwa se Indatwa uwitwa Platinum, niwe baramuzana bamusinyisha amasezerano yo kuba yakamamariza runo ruganda mwoka byaramwe. Nabwo nibyarangiriraho uno mukire aba umuntu ushaka gukorana cyane na entertainment cyangwa se n'abantu baba entertainer. Murabizi n'igitaramo giheruka kuba ngira ngo cyari cyajemo uwitwa Kiriku, hanajemo Saga ngo witwa ngo Kiriku akira bamuzimijeho ibyuma, tukagenzura tugasanga niwe babwiye abadeje ati kwa ko nyeneye hit burari ukuntu bukeneye, twavuga uti nyeneye gukora amakosa cyangwa se amadega ariko nyaboneremo icyo ndimo ndashaka. No muri kire gitaramo nyiri B1 Gene cyangwa se B1 Gene nyirizina niyo yarigize gute, niyo yari yateye inkunga kira gitaramo 100%. Iyo tuvuga 100% bivuze ngo nta yindi company ibigaragara ku rutonde yateye inkunga igitaramo cyangwa se igikorwa runaka kigiye kuba mwoka byaramwe. Muri no nkuru nsomye kwa Irene muri ndabi cyangwa se kuri MI Empire kuri IG, mwumvishe ibyo uno mukire arimo arakurikiranwa. Kanze nongere ndebe ino post neza nako nino nzoga yiwe ibyi bintu irimo irakurikiranwaho mwoka byaramwe. Muri no nkuru bavuze yuko iriya nzoga B1 Gene ikurikiranweho go turafata inzoga nyirizina kuko buriya niyo ngira ngo irimo iraburana, nubwo nyira yari we watawe muri yombi cyane yuko ari ufitemo n'uruhara wakoze n'izo nzoga mwoka byaramwe. Kazatsome no post neza kanyirebe ngo ni inzoga ngo yakica ubuzima, nimba ndebye neza ngo ni inzoga yakica ubuzima ngikabikurikira ngo no gushegesha mu kinyarwanda. Nyiri uruganda rukora B1 Gene yatawe muri yombi akekwaho icyaha cyo gukora ibinyobwa bishobora kwica cyangwa gushekesha ubuzima. Kwica ni cyagiye wanyweye ikinyobwa nyine ugasanga ntago cyujuje ubuziranenge cyane kwica. Urumva ibintu n'ubundi zino nzoga tunywa zituruka mu nganda na ama produit bagenda bavangamo bivuze ngo yari
produit zitateguwe neza ushobora kuyinywa n'ubundi ukagira gute ugapfa. Murabizi yuko n'imiti twivurisha kwa muganga iyo inyweye nabi irakwica, irakuvura, ariko iyo inyweye nabi irakwica. Nabonye ari n'abantu basigaye bafata imiti ituvura inkorora bakayitegesha imbeho. Bivuze ngo iyo unyweye no miti nabi irakwica. Bivuze ngo ni inzoga rero ikintu bayikurikiranyeho ngo nuko ngishobora kwica ubuzima cyangwa se gushegesha. Gushegesha mu kinyarwanda wenda ni inyisobanuro neza. Gushegesha ni kwa kuntu ushobora guhura n'ikintu, tuvuge nimba unyweye inzoga ugasanga ni ya nzoga urumva n'uri ni igisindisha, ugasanga ni ya nzoga iri buze kugusindisha, ariko nanone gushegesha ukumva mu mubiri wawe nyine numeze neza, umeze nk'uwarembye, umeze nk'wenda gupfa, umeze nk'uwarwaye, uri muraruka, uri muragira gute. Ubundi hari inzoga zidatera hanga uva ngira ngo murabizi. Akaba gikurikiranweho ntago icyaha cyari cyamuhamwa mwuka byarama, ntago icyaha cyari cyahama uno nyiri B1 Gin. Ni icyaha gikurikiranweho, ashobora wenda kuburana gatsinda cyangwa se akaburana bikarangira uruganda barufunze. Ariko kugeza kano kanya amakuru nabaha, uruganda ruri ku Gisozi ruguru y'Agakiriro, ubwo n'uruganda rwa B1 Gin ngiye kingira nigereyeyo. Amakuru nabiyera nuko runo ruganda ngo rurihinga ufura ipima ibiro 5 mwuka byaramwe nako tone 5, ndetse n'abantu barinza bavuga ati hano hantu ashobora kwinjiramo abantu bagasahura, cyangwa se ashobora kwinjiramo abantu bakongera agasora ibicuruzwa bakajya kubicuruza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahubwo ikintu nshobora kwibaza ni iki ngiki, nshobora kwibaza ni nk'iyo bafunze uruganda, iki ni ikibazo nakibariza leta n'RIB muri rusange na polisi y'igihugu cy'u Rwanda. Nk'iyo bafunze uruganda nkuru, mu bantu bagiye barangura ibyo binyobwa, tuvuge nk'umuntu wibereye Karongi, Cyangugu, hehe na hehe, Bugesera hehe na hehe, mu bantu bagiye barangura ibyo binyobwa bigenda gute? Hari ingamba runaka mushyiraho cyangwa se hari ingamba runaka zijyaho kugira ngo ibyo binyobwa byakomeje gukwirakwira mu bantu bitujuje ubuziranenge, nimba mwafunze uruganda nabyo bise nk'ibihagarikwa? Kuko mu minsi yashize nabonye hari ji yacitse yitwa ngo nimba ari Salama, ariko ukabona nk'abantu barimo barakora uduchallenge kuri TikTok, kuri IG na hehe, barimo bagaragaza banywa biriya binyobwa. Nkavuga ni se ibi ni ugusuzugura inzego za leta, ibi ni ukwigomeka, ibi ni ukwigenga, cyangwa se bimeze gute? Nize ngamba nka leta ishyiraho iyo hafunzwe uruganda nka B1 Gin cyangwa se uruganda rwakoraga nka Salama nk'iriya ji kubera yuko bitujuje ubuziranenge? Nize ngamba nka leta ishyiraho kugira ngo n'abantu bakure Rusizi, Karongi, Kibuye na hehe barangwa ibyo bicuruzwa, iryo tegeko ribagereho kubyo nyine bahagarika ibyo binyobwa, cyangwa se duterera aho ngaho nyine bakabinywa byashira mu iduka cyangwa se muri boutique aho babiranguye, ubundi bajya kurangura bakabibura. Ngaya nguko yari breaking news. Uwitwa King Ira narimbazaniye na makuru ngira ngo yagiye hanze acigikuba ibyo nzana n'undi abari za nkuru zirimo ziraremera muri no mihanda mwuka byaramwe. Na makuru avuga yuko uruganda B1 Gin rwagize guterwa amaze gushyirwaho ingufuri. Hari inshuti yanyimbwite cyangwa uwitwa Jackie nicyo cyamubayeho, yanyweye ka B1 Gin ubuzima butabwanga, none arimo araza mu mihanda avuga yuko bamuroze. Ndibariza umuntu witwa Jackie wamamazaga B1 Gin, kandi B1 Gin kabiri ku birego by'uko yica ubuzima. Ntago ari B1 Gin wanyweye ikakwicura ubuzima ukaba uri murazana kesi n'ibirego bivuga yuko ushobora kuba wararozwe. Ibyo ntago mbizi King Ira nibarizaga mwuka byaramwe. Nta makuru narimbazaniye, ubwo n'abantu bari kunywa B1 Gin cyangwa se abantu bari baraziranguye, mbe mwitonze nyamuneka kuba muri kuzicuruza mwuka byaramwe, tubanze tumenye ibyaze isubundi ngo bimeze gute. Gusa B1 Gin ni uruganda rwawe ruri ku muvuduko, ibyo ntago nababeshya nubwo ari ikintu naza ngo nindeho, kuko nimba ubona uruganda mu myaka 3 rumaze rutrendinze cyangwa se imyaka 2 cyangwa se nyine bitewe n'igihe warumenyeye, ukabona mo rurajya ku muvuduko urenze uwo turukekaho, ukabona buri munsi barimo barasinyisha abanze bagiye batandukanye, ukabona barimo baragenda bavugurura imikorere yabo, ukabona barimo baratera amakipe runaka inkunga, ukabona barimo barajya muri Premier League, ukabona barimo barahemba abakinnyi bitwaye neza mu mukino runaka wabaye, ukabona barimo baratera barasupportinga ibitaramo bikomeye birimo biraba mu gihugu cyo mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Bivuze ngo haba hari ingufu runaka zirimo ziragira gute, zirimo zirajyamo mwuka byaramwe. Ubwo ka dutegereze icyo leta iri buze gutangaza nk'abantu batureberera bya buri munsi, ese ziranzoga ziremewe cyangwa se ntago zemewe, dukomeze tugire gute, tuzitsimbe tuzigendere kure. Nari King Ira Rwanda, kandi subscribe kuri no YouTube channel Era Nation TV, tujye tubana bya buri munsi. Ja bless.